Mbanje gushimira mwebwe mwese mwemeye gukurikira iki kiganiro, ariko mbere ya byose ndashimira umwami wanjye Yesu Kristo, umucunguzi wanjye wancunguje amaraso ye, akampindura njyewe nawe itorero rye, akampindura njyewe nawe abami n'abatware muri ino si y'umwijima. Rero nihuse cyane ndagira ngo nongere nibutse kuko iki kiganiro cyacu itorero n'umurimo w'abizera, turimo turareba ibintu 9 byimira Imana gukorana natwe, bibuza Imana gukorana natwe. Ari byo icya mbere, kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe; icya kabiri, kwibona ko ari wowe uzi cyangwa ushoboye kurusha abandi; icya gatatu, abantu gukora imirimo itari iyabo; icya kane, abantu bicaye gusa ntacyo bakora; icya gatanu, abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana; icya gatandatu, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe; icya karindwi, kugomera umwami Imana; icya munani, kubura ubumwe; icya cyenda, icyaha. N'ibyo bintu 9 tugireba. Rero ubushize twarebeye hamwe kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye, twongera kureba kwibona ko ari uzi kurusha abandi, tubona n'abantu uburyo bakora imirimo itari yabo bakimira gukora kw'Imana. Rero icya kane uyu munsi dushaka kureba ni abantu bicaye ari ntacyo bakora. Haleluya! Rero wowe ukurikiye ndagushimiye cyane, umwami Imana aguha umugisha mwinshi, kandi izi nyigisho nizigufasha ushobora kubitumenyesha, cyangwa ufite ibindi bibazo ushaka kubaza washyira muri comment, cyangwa ukahamagara kuri 078 74 099. umwami Imana aduhana umugisha. Rero hano kuba abantu bicaye ntacyo bakora, abo ngabo benshi baba ari ba ntibindeba. Hano naho umuntu nta kintu cyangwa nta kazi cyangwa nta murimo afite akora. Abongereza bafite imvugo ivuga ngo ibitekerezo bidafite icyo bikora ni itorero rya Satani. Luka ibice 11 ku murongo wa 24 kugeza ku 26 haravuga ngo iyo dayimoni avuye mu muntu azerera ahadafite amazi, ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nisubire mu nzu yanjye navuyemo, yageramo agasanga hakubuye kandi iteguye, akagenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakayibamo, nuko ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niba utarimo gukorera Imana, uba urimo gukorera Satani. Nta kiremwa ku isi kidafite uwo gikorera, aribwo bushake bwa shebuja. Nta kutagira uruhande ubarirwamo mu buryo bw'imibereho yo mu mwuka. Nta kuvuga ngo ngewe ndi netre, ngewe ndifashe, ngewe ntago ngira uruhande mbamo. Nubwo utaruvuga, ni ukuvuga ngo yimba utarimo gukorera Imana, uba urimo gukorera Satani. Umva icyo Bibiliya ivuga mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Mushima Data wa twese waduhamagariye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukurura akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Niba utarimo gusohoza ubushake bw'Imana, urimo gusohoza ubushake bwa Satani. Yohana ibice 8 ku murongo wa 44 haravuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Avuga ibinyoma, aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Abayuda bakurikiranaga Yesu bashaka kumwica, kandi bumva baba bashaka bamuhora Imana, kuko atari umwana w'Imana, kuko atari we, mbese yikoresha. Kubera ko ariko urebye muri rusange barwaniraga idini, ntago barwaniraga Imana. Ariko wajya kureba mu gitabo cy'isezerano rya kera mu gihe cya Gidiyoni, ngo bashatse kwica Gidiyoni bavuga ngo yishe ngo yatemaguye ngo ibigirwamana byabo. Se wa Gidiyoni aravuga ngo iyo mana mumureke, yimba ari Imana y'inyembaraga n'ubundi zamwiyicira. Rero nta mpamvu twebwe yo kurwanirira Imana.
gusa tugomba gukora inshingano zacu kugira ngo turusheho kubona umugisha kandi turusheho kuzura imbaraga zo gusohoza umuhamagaro Yesu Kristo yaduhaye. Abizera bari mu bwami n'abatizera bari mu bwami. Abizera bafite umwami n'abatizera bafite umwami. Abizera ni abayoboke b'ubwami bwabo, n'abatizera nabo ni abayoboke b'ubwami bwabo. Ibi bisobanura yuko buri bwami bufite abayoboke babwo bagomba gukorera umwami wabo. Niba uri mu bwami bw'umucyo kandi nta kintu urimo kubukorera, uba ukorera ubwami bw'umwijima nubwo butagaragara mu mikorere no mu mivugire yawe. Akazi bazi ni ukunegurana. Bazi ibintu byakozwe nabi gusa, ubuzima bwabo nta byiza bibamo. Amagambo yabo ni aya: urabona yabigenje atya, byari kuba byiza ariko urabona yabikoze nabi. Bazi neza kugenzura abandi, ni indorerezi nziza. Bo ku bwabo ntaho bagaragaza gukora n'umunsi n'umwe ngo bajye mu kibuga ngo nabo bakine. Mugenzi urakora iki? We ku giti cyawe injira ikibuga, ukoreshe ubumenyi bwawe. Turambiwe amagambo yawe yo kunenga gusa. Dusomye muri Yosuwa ibice 18 umurongo wa 3 haravuga ngo, Yosuwa abwira Abisirayeli ati, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana y'abasogokuruza yabahaye? Hari abantu muri twe ni abanebwe mu kwakira amasezerano y'Imana. Buri kintu cyose kiri ku meza ariko uripfumbase, ntawagutegurira ibyo kurya ngo yongere aze akuzanire ifurusheti atangira gutamika. Utari kwa muganga, ugomba kugira icyo wikorera. Nawe kanguka ubeshweho n'icyo ukora. Wiba umunebwe, gira icyo ukorera Imana. Ibi ntabwo ari mu itorero gusa, no mu buzima bwo hanze ibi birakureba, no mu buzima bw'umuryango birakureba. Hari abirirwa baryamye, hari abirirwa bameze bate, ugasanga ku meza aho barabasha kugaragara. Oya, gerageza nawe ukore. Korera umuryango, korera itorero, korera igihugu. Abacamanza ibice 5 ku murongo wa 23 naho haravuga ngo, nimwumve Merozi, niko marayika w'Uwiteka avuze, muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka kurwanya abakomeye. Merozi yavumiwe kudafasha Uwiteka. Nawe uri mu mibereho mibi kuko wipfumbata iyo bigeze mu gihe cyo gukorera Imana. Rero umuvumo w'Imana uza mu bugingo bwawe. Reba neza, witegereza uwo murongo. Ntabwo ari umuntu wavumye, ahubwo ni marayika w'Uwiteka. Uyu marayika w'Uwiteka ninde? Ni Yesu Kristo wo mu isezerano rya kera. Rero Kristo niba ari we ukuvumye kandi ahari umuvumo w'Uwiteka, nta muntu ushobora gutanga urukingo cyangwa umuti. Ukeneye kubyuka ugatangira gufasha umurimo w'Uwiteka, kugira ngo naho bibeshye kera umuvumo ukakugeraho, utangire uwucagagure ku bugingo bwawe, kandi birashoboka. Mu ngoma za kabiri, mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 24 ku murongo wa 5 haravuga ngo, ateranya abatambyi n'Abalewi arababwira ati, nimugende mujye mu midugudu y'i Buyuda musonzoranye impiya zizasanisha inzu y'Imana yanyu. Uko umwaka utashye mubigire vuba. Ariko Abalewi ntibagira vuba. Abalewi ntibitaye ku icyifuzo cy'akazi k'Imana. Kuba nta kintu urimo gukora ni umuyoboro mugari wo kuzana Satani mu bugingo bwacu. Dusomye mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 aravuga ngo, nuko umwaka utashye, igihe abami batabariraga Dawidi, atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abayisiraheli bose barimbura Abamoni, kandi bagota n'i Raba. Ariko Dawidi asigara i Yerusalemu.
bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, agenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira, yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati, si Batisheba mwene Eliyabu umugore wa Uriya w'umuhiti? Nuko Dawidi yohereza intumwa zimuzana iwe, bararyamana, kuko yari yitunganyije akikiza imyanda, maze asubira iwe. Hariho icyo nifuza ko usobanukirwa kuri iki kintu. Dawidi ni umwami, niwe ugomba kuyobora urugamba, ariko Bibiliya iravuga ko Dawidi asigaye i Yerusalemu. Nyakubahwa Dawidi, urakora iki i Yerusalemu? Ingabo zawe nta muyobozi zifite, umwanzi araza kuzitatanya ku rugamba. Yowabu niwe wabaye umwami, Dawidi we yabaye umwe mu ngabo zasigaye mu rugo. Kubera iki? Hari ingabo impamvu zagombaga gusigara mu rugo. Abo ngabo baba barimo abanyabwoba, ni abakutse umutima n'abandi. Aba bantu babiri barakora mu myanya itari iyabo, nk'uko twabibonye handi. Kujya mu muhamagaro utari uwawe, ntabwo ibintu bishobora kugenda neza. Ni wowe umenya abatakoze cyangwa se abatarimo gukora akazi neza. None Satani yaguhaye akazi, nta gushidikanya ni wowe wahagaritse gukora kw'Imana, kuko urimo gukorera Satani. Muri make ntacyo urimo gukora mu byo ushinzwe cyangwa mu byo wakabaye ukorera Imana, ahubwo wabaye igikoresho cya Satani. Mwene data, wenda dushatse gusobanura hano, igihe cyinshi udafite ibyo urimo gukora, ibitekerezo byawe, imikorere yawe yose, umwanzi abasha kuyiyobya, abasha kukuyoborera mu bindi bidafite umumaro. Ni ukuvuga ngo nimba abandi barimo gukora, wowe ntukore, aho kugira ngo nawe uvuge uti ndabafasha iki, ni ukuvuga umutima wawe utangira kugenda urimo kureba ahubwo abatarimo gukora neza. Ninde wakugize umugenzuzi wa bene so? Ninde waguhaye ako kazi? Rimwe na rimwe hari na bamwe bahita batangira gufata gahunda yo gutangira guteranya abakozi na ba shebuja. Runaka yakoze ibi, yahageze igihe kisangahe, kandi ntabyo bagushinze, nta kazi baguhaye. Haguruka nawe ukore, haguruka ukore. Basore, bakobwa, murangije amashuri, mwabyirukiye mu ngo, ntabwo umwanya wanyu ari uwo kureba amafilimi gusa. Filimi buri munsi baproduwiza nyinshi, nta nubwo uzazireba ngo uzirangize. Haguruka ukore, iha gahunda. Byuka mu gitondo saa moya cyangwa saa 12, ukore amasuku, ukore n'ibindi bintu. Hari ibintu byinshi mu rugo, ntabwo akazi kajya karangira. No mu itorero hari ibintu byinshi wagakora, no mu bundi buryo bwinshi. Ni ukuvuga ngo umuntu udakora, yimba utarimo gukora ku buryo bugaragara, hari umwiryane Satani azazana hagati muri twebwe, hagati y'abo mubana, usange mutangiye gushyamirana kandi bitakagombye kubaho. Rero reka ne kwirwa mvuga byinshi, gusa wumve kuko ibitekerezo bidafite icyo bikora biba ari itorero rya Satani. Nawe mu murimo, nimba uri umuyoboke w'itorero, muri mu itorero ukaba nta murimo ukora, uri umukristo wo ku cyumweru gusa, uri umukristo ugenda ukicara mu ntebe gusa, ushyushya intebe, menya kuko nawe umeze nk'itorero rya Satani. Egera Imana, senga, umuhamagaro ukuje mutangira uwukore. Wadiyakona, waririmba, wafasha abana, wakora amasuku, hari ibintu byinshi. No muri sosiyete tubamo hari byinshi, ariko haguruka ukore. Haguruka ukore, wibesheho n'amaboko yawe. Haguruka ukore, ubesheho itorero ryawe. Haguruka ukore, ubesheho sosiyete urimo. Haguruka ukore, ubesheho igihugu cyawe. Ibirenze kuri ibyo Yesu aduhana umugisha. Nimero yanjye ni 0787474099. Iki gitabo ugishaka kuri WhatsApp, iyo nomero kuri WhatsApp, nanakikoherereza kugira ngo turusheho gufashanya muri uru rugendo, twe kwitana ba mwana, kugira ngo tutabura imbaraga z'Imana kuri twe, tutabura imigisha, tutabura kuba twabasha kuba umwami Imana twishimira nk'uko yadushyize mu murimo we. Ibirenze kuri ibyo Yesu umwami aduhana umugisha. Amena, amena.